Men, uyu munsi ku mihanda yacu ndatembere mpita masanga umuraperi w'ibihe byose. Guys, ye nitwa MC Robert Mpite nkwihera ikaze cyane, nta bintu byinshi, ntago njya mvuga byinshi, murabizi iyo mvuze mbavuze. Ariko nakubwira ngo on the streets hari impano za hatari. Umeze ute se umusaza? Yeah, things are cool. Umeze neza cyane. Byose ni wane. Yeah, wanzure muri kamera, man. Ni wane. Ni wane. Umeze neza. Ibintu byose my brother. Umeze fresh. Shimana alhamdulillah rabbil alamin. Ibindi byose wane Imana igukomeza igenda byoroshye. Yeah. Bakwita ndese papa? My name Easy Boy muri game nagonoza Weasley, the producer. Weasley the producer. The producer for sure. Nuko muna producing ibintu? Yeah, for sure. Nimvugo murazi producinga? The way I started. Weasley. Ariko ni muraperi bro. Weasley boy ndo muraperi. Yego. Nkaba nkomoka mu karere ka Rwamagana. Yeah. And I'm ready to introduce my fucking self around here. Mbabwira undi we neza. Urinde z'umuntu. Mu bihangano byanjye. Urinde? Igihe nahereye migizido, bikora flash mbikora fo, abandi bakuze bakunda ma, uswaziriho ikunda imihuro hiriri. Pa picking phone insangana iminsi andabura ko yanambiri hongo. Are you there? Man, wambwiye kuri producer ariko ni umuraperi. Yeah, for sure. Ibintu bikora gute se umusaza ukabihuza? Bigoye mukuntu. Yeah. Ubu ngubu ndi kugerageza tumaze kubona management muri DM record. Yes sir. Ubu ngubu nabaye umuraperi. Production mbaye nyishyize ku ruhande. I'm too busy writing those rhymes. Okay. Ndabaha freestyle, ndabaha flows, ndabaha ibigoma uko bishoboka byose. Another album coming soon. Yes sir. Nabonye ufite ukuntu urenze kubita ni trap kuri zenjana man. Yeah, ubu ngubu turi kuri rap sing. Yeah. We're trying to rap and sing tukabiteranye nyine hari ukuntu rapa ariko umeze nk'uri kubiririmba ukabiha melody. Yego. Twagiye dukubita kano. Okay, let's go. Ubuzima n'urugamba buri wese yakwiye kurwana. Iyi mirongo mukunda niyo dukura muri rubanda. Yaba ibyo ukunda cyangwa se wanga byose bigira ingamba. Bigira ingamba. Give me your time, I'll let you know. Bahama vase nabo batamurizani bamuhe kwaka nibyo byatumye yigira ikiraro uzanye ubushinzi nkomene imangi wacu baranzi ninjye bakorera rest in peace maniga p babahungu barahari ubu turajyana gahunda nimwe twe na mihade reality for all of my friends they're trying to be great they're trying to be free holding tight still to try HD I might lie the pain you feel the more you grow time goes and never stop. Okay. I'm on the loop for free again to tell the truth. Times we laugh, sometimes we fight, then we keep survive. Yeah, and man. We keep survive. Yeah, okay? Man. Yeah, for sure. That's reality. Uyu munsi turi ku mihanda y'u Rwamagana niho turi kuganira kugira ngo tumenye se bimeze bite byifashe bite. I Rwamagana rero mukora umuziki, mukora n'indirimbo z'abahanzi, mukana rappinga ariko ngo mujye munyura mukanatwika imihanda. Bimeze bite ibintu by'imihanda man. I Rwamagana Byose niba hari ahantu nabonye hari amahoro my brother. You better welcome in Rwamagana. Muri entertainment turahatwika nyine bishoboka. Banza ariko wibwira abantu muri buryo bwa gihanze reka mbe no muri kamera none jya hano banza ubanyibwira. Okay. Big man no hey yaguhaye ni mugura. One time for my success, and then I'm here for the cause. I'm feeling my blessing. As I'm alive, I'm starting playing. Thank God, that's great. Give thanks to the Holy God. Be good to the people and then start gain. I'm peaceful in mind. Throw Kaiser coin and things started on the road. Then things reload into the dark mode. You're still in the You're still in yeah, rap singing. Nahoze nkubwira hari ukuntu flowing ibintu. Ubu ngubu byagiye kurundi rwe. Ni nka poetry. Ngo wamize umuntu bita bambwiye ngo hano bambwiye hano ku muhanda ari umuntu wamize wine man. Wow, God. Wamize wine man. Wine ni legendary. Ari heavy. Ufite ukuntu flowing nka ufite ukuntu ugenda flowing ibintu nka. I'm trying my best inshuti zanjye. Menye ko hano hari abana benshi bafite impano ariko babuze ukuntu babitangira batazi process. Birasa nkaho bigoranye cyane kubera ko iyi minsi ni iminsi iri pure ikeneye abantu bari smart. Ego ukizana ubu ignorance what and what nango wamenye ibyari byo. Ntago wamenye ibyari byo. Tuze ubanze ujye
ewana step by step. Ubu se hano ku muhanda hari cyane ubu hafite nyine igihe mu rugo kigategura buri kimwe. Man, I got too many hoes. Abana akubungubu urabona ukuntu numwikana muri ibinana. Ibinana ni ibinana cyangwa ni icyana. Juste kubera ko turi ku growinga akenshi iyo umuntu ari gutera imbere aba bamwifujizaho relationship iyo urebye ubusanga ari benshi. Biba byiza iyo udakoze selection hakiri kare ugakomeza ukabanza ukamenya neza inzira uri kugendamo. Twebwe ngo hari ukuntu ujya gutereta ukagenda ugasaba ariko ngo iyo abaraperi cyangwa se uvuga ati iki cyana nyine namwemeje yanyemeye style yanyu mubivugamo ni yiyi. Iyo umwana yakwemeye mubivuga gute mwe? Uyu ngo uba wamutayemo. Ubundi ni ukuvuga ngo inana muri kubijyamo neza uba wayitayemo. Hanyuma iyo wamutayemo rero muri kuri flow nyine bari wane. Hanyuma iyo atemeye umukobwa iyo umuteretse akangubwa abagenje ate? Umukobwa iyo ubona atari kubyemera neza umutamugahuza. Mugahuza. Cyokoza. Hanyuma iyo noneho amaze kukwemera ugiye kumwerekana byo babyita gute? Umwereka abagenzi bawe. Kumwereka aho ngaho bari pari mwalonshinze uba walonshinze indi album. Ikinana watumiye abantu. Ubundi njyewe kubera I'm a rapper, you feel me? Ikintu cyose kiri butume numira abantu mba naronshinze. Ubu waronshinze. Ubwo mba iyo nana natayemo nkabona ni wane. Ndayironshinga rugacimana. Wala. Man, thank you so much. Bandi ku mihanda, this is MC Robert. Ngiye nkunda kugenda ahantu hose utuntu twose ntuzana ku muhanda. Uyu muhanda w'i Rwamagana turawugendamo mpaka tuzana n'ibindi. Wizeri wakoze cyane. Asante sana. Ongera udusezere se man. Thank you very much. Yego. Very much. Man, thank you so much. Reka mbabwire ngo I love you bayita Maba TV. MC Robert ndabakunda cyane too much. The Barman.